Ewe ndiwe Bosco nahamagara Dr Murangira Bitsir, telefone ye urayifite, nimero y'umuvugizi wa polisi urayifite, neka mwe kuva ko Bosco ahunze igihugu. Bosco akunda igihugu cy'u Rwanda. Bosco ntabwo ahunze igihugu, ikindi nimushaka guteranya Bosco n'inzego z'umutekano, urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi. Bosco ni umuntu wahawe copyright strikers kuri chaîne ye, ndetse n'umuntu bita Pastor Claude. Aba bantu bahawe ama striker kubera ikibazo cyo gukoresha amafoto cyangwa se igihangano cy'umuntu, ifoto cyangwa se video cyangwa iki, ariko Bosco yarezwe ifoto. Irene Murindahabi, Kasha Makokero, Morodekayi, please I beg you, ntabwo nzi ariko ntubahe amasireka ngo ushaka gusibisha chaîne zabo. Ibintu birababaza. Ntumve Claude yavuze kuriya, Pastor Claude kuba yavuze kuriya n'umujinya mwinshi. Bosco hara akaba ari maravugisha anakare murori, avuga ibintu n'ibitariho, nukubera impamvu zuko wamushyize mu wundi mwanya. Rwose niyo mpamvu nkwisabiye Irene, nibigushobokera ukumva nta kibigutwaye, umwaka wa 2025 nturangira ufitanye ibibazo n'abo bana, DJ buri ahantu uri nawe bitekerezeho. Ubwo ndi kuvuga kuri Bosco ko afitanye ibibazo n'abo bantu babiri. Rwose buriya umfashe nawe umwaka nturangira ufitanye ibibazo na Bosco. Bosco urabizi neza ibyo mwamukozeho we n'umuntu bita Jihad, uzabakira Spirian nawe nubwo afunze Imana igumye mworohereze. Mwamukozeho ibiganiro muvuga ko uyu mugabo ari ikigarasha, muvuga ko uyu mugabo Gasana ari nyirarume, muvuga ko ari musaza wa mama we, ukanda ari ikigarasha ngo na Bosco ari ikigarasha, mugira gute mumutesha agaciro. Mwabizi ko uyu mutipe yabuze abantu be bene wabo na mama we bose, ndetse na mama we bose muri jenoside barishwe. Arakubwira ati urwibutso washyingwemo rurahari buri kwa gatanu njya kubibuka. Kandi bifurize icyo nihirwe mwese mudahema kutubafa mu biganiro bya Day to Day TV bya buri munsi ndetse na Novo Empire. Abantu mwese aho muri mudukurikira mu biganiro byacu bya Day to Day TV ndetse na reka tubifurize ishya nihirwe, tubifurize kurangiza umwaka neza wa 2025 ndetse Imana ikomeze turinde tuzatangire no 2026 tumeze neza. Abantu mwakoze subscribe kuri izi chaîne Novo Empire, Day to Day TV, coup de chapeau. Aba bantu muraba agaciro. Uyu munsi tuvugana nkuko mubibona niteretse kuri kamera ebyiri ya Novo Empire ndetse na Day to Day. Mfite agahinda rwo umuntu ankiye mu maso gusa ndi kugira ngo narangize umwaka nameze neza, ariko ndababaye. Wagira utibabajwe n'iki? Hari ikintu kimwe ngiye gusaba. Nuramukuri iki kiganiro umbabarire, umwaka nturangire hari ikibazo ufitanye n'abantu. Irene Murindahabi, Kasha Makokero, Morodekayi, please I beg you, ntabwo nzi ariko ushobora kubona ikiganiro cyangwa se bashobora kuguhereza akantu mu by'ukuri wagakura kuri Novo Empire, wakura kuri Day to Day, ariko mfashe umwaka nturangire hari ikibazo ufitanye n'abantu. Ndakwinginze. Impamvu muzi ibi bintu murabisaga zimaze igihe kwa Pastor Claude ku Ikaze TV Rwanda, murabizi Bosco Empire anojo ntago ari mu gihugu. Hari n'abantu benshi bagiye bagaruka ku kintu cyo kuvuga ngo Bosco yahunze igihugu yagize gute. Reka mbanze nkureho urujijo, nyaboneka mwikuva ko Bosco yahunze igihugu. Bosco akunda igihugu cy'u Rwanda. Bosco ntabwo yahunze igihugu, ikindi nimushaka guteranya Bosco n'inzego z'umutekano, urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi. Abantu nimubifata uko bitari. Ikindi ushobora gusanga hari ukuntu muri kubifata mu buryo bumwe cyangwa ubundi mutazi ibindi biba bishobora kuba biri inyuma ho, ugasanga byabaye ibibazo. Impamvu mbivuze ni iyi: Bosco ni umuntu wahawe copyright strikers kuri chaîne ye, ndetse n'umuntu bita Pastor Claude. Aba bantu bahawe ama striker kubera ikibazo cyo gukoresha amafoto cyangwa se igihangano cy'umuntu, ifoto
cyangwa se video cyangwa iki, ariko Bosco yarezwe ifoto yonyine yo gukoresha ya Murindahabirene ndetse n'abandi. Claude nawe yahawe amastrika bitewe n'ibyo yakoresheje muri ziriya saga za Festina, ko muribuka Festina na Dorcas bajya mu bitaramo, bagiye muri Canada, bizenguruka Canada, bajyanywe na management ya Irene Murindahabi ariyo MIE Music Company, niyo yabagennye niyo bafite mu nshingano zabo. Muribuka ko hari ibintu kugira ngo ibintu byacu bibashe kugenda neza, nuko hari ibyo uba wavuzeho. Iyo foto wabamvuzeho nabi, wamvuzeho neza, ariko iyo foto urayikoresha. None se ubu nimba umuntu yakoresha iyo foto, ubu umuntu abantu bahagurutse bakagenda bavuga bakora ikintu cyo kuvuga ngo ifoto zagiye zikoreshwa zose, umuntu ajya gukoresha ifoto y'umuntu runaka yajya kurega kuri YouTube, hari shene yasigara mu Rwanda shumi zanjye. Ariko ubu nimba kuko na Irene utekereza, reba nka shene ya Rocky mukandi bumfasha amakuru ko yamaze kuva ku murongo wa YouTube, bamaze kuyirimuvinga, bayikuyeho. Tekera shene yari ifite miliyoni y'abantu hafi 200 na isaga, ukumva ukabyukaza ukayibura. Murumva ikintu ikindi, ibaze kuba waravunitse muzi ukuntu shene iravuna shumi zanjye, shene ikava ku musabu umwe igatumbagira. Irene nimba ubizi, uribuka ugikorera kuri Ferpita, era Ferpita ukikoreraho, wajya gufata baga ugasimbuka ukagenda ukajya imahama, ukajya mu misozi, hari inkweto wajya gukoresha ibona y'imisozi n'imyenda y'imisozi n'igikapu n'akamikro kawe. Ibi bintu ntubyibuka, biriya bintu bigaragaza ko shene iravuna kugira ngo ujye kuyizamura igera higera. Bitakabaye byiza yuko wafata umwanzuro kugira ngo uhereze abantu strike. Ese nk'ubu hari ikintu tuba dupfa, cyari ikindi kintu upfa n'umuntu wenda, kuko wagomba kuhamagara ukabwira uti rero mwaraducuruje, mwatuvuze nabi, mukure izo video. Ikindi ukabasaba uti nimwongere mwicare mwitereke, mukureho urujijo, mugire icyo mubwira abanyarwanda kuri Dorcas na Vestia cyangwa kuri Vestia n'umuryango we, ubwire muti biriya bintu hari ukuntu byagenze rwose bitewe n'abantu bashutse uyu mwana ntahari, cyangwa se n'ukundi kuntu, ukabihandoringa ibintu bikava mu nzira, bakongera bagasubiza platform yawe neza, cyangwa se n'abagukurikira. Ariko ntubahe amastrika ngo ushaka gusibisha shene zabo. Ibintu birababaza. Ntumve Claude yavuze kuriya, Pastor Claude kuba yavuze kuriya n'umujinya mwinshi. Bosco hara akaba ari maravugisha anakare murori, avuga ibintu n'ibitariho, nukubera impamvu zuko wamushyize mu wundi mwanya. Rwose niyo mpamvu nkwisabiye Irene, nibigushobokera ukumva ntacyo bigutwaye, umwaka wa 2025 urangira ufitanye ibibazo n'aba bana, rwose ubarwaneho, ahubwo bugira ibyo ubasaba. Ugira icyo ubasaba, babwira uti ndashaka kubasaba ibi n'ibi. Ejo bazaba ari noneho bari gukorera platform yawe, noneho bazaba bari kuvuga neza noneho mu buryo runaka bw'ibintu runaka. Ariko ikintu kivaho rwose kivuga ngo uri kugirana beef n'abantu hejuru y'utuntu ibintu tuzasiga ku isi kwe. Twese ko tuba turi guhaha kugira ngo imiryango yacu ibashe kugira igera, wabiretse ibi bintu kuko byabayeho, kandi kuko umuntu yigiraho kwiga, ko umuntu ibintu biberaho kwigisha nabo ko bize iminsi bamaze babonye striker, n'abandi bagiye babona ingero barize, hari ibyo bazajya gukoresha ibi bibazo. Nge rwose nkubwiza ukuri Irene, nge nkubwiza ukuri pe, sinabica ku ruhande, ntago tuziranye, nta nicyo dupfa. Ariko mu gihe nakuvuga rwose nge uzabimera uburenganzira njya nkoresha ifoto zawe. Icyo uzumva nakuvuze nabi ku kintu runaka, uzampamagare, nimero yanjye iriho, umbwira uti nyamaze ibintu wavuze, ko ngiye nshobora kubivuga bitewe n'amarangamutima cyangwa bitewe n'inyungu runaka, nkavuga niyo utavuga. Wowe uzaza unyebura uvuga utareka ikiganiro ngeneye ko kivaho, cyangwa se nimero yawe ndayifite, ikiganiro nzajya nkora cyose ngikoze kuri wowe na Vestine, bose aho kugira ngo ugiye kwigumana uzambwire mbiguhereze ubanze ubyumve. Ariko ndumva bitakabaye byiza. None se ubu amafoto yose akora ku bantu ko bose nta numwe ujya ateresha strike. Wenda byarakubaje kubera kampani yawe, birakubaza kubera ishusho byagaragaje, ariko rwose ntabwo wavangurira ibintu by'ibyaha, baba bagerageje bikanga. Ariko shumi yanjye umfashe iki kintu,
ukimfashe ndakwinginze aba bantu bagirira impuhwe, njyewe mbasabiye imbabazi pe, mbasabiye imbabazi ubagirire impuhwe, shene zabo rwose zive muri bino bibazo zirimo. Erega turabibona, reba nk'iyi buri gihe ukumva agahinda Mwanafunzi afite aho bakuriyeho shene ya Mwanafunzi, ukumva agahinda umuntu bita Gasaro TV afite kuba baramwimye monetization, even na Mutesikovi yaravuze ko Mango Gasabo yatse monetization, ukavugisha Rocky ukumva ikibazo afite uyu nguyu kuva bamaze gukora remove shene ye, ukavugisha uyu ngo ni ukareba iyi Kadafi Pro, ukareba iyi shene y'aba badamu yitwa ngo ni akagoroba TV. Izi shene zagiye zivaho, bagiye bakuraho, bazikuyeho kubera iki? Kubera ko hari ibibazo. Erega mujye munashyiramo n'akantu ko gushyiramo imiyaga, kuko hari abantu benshi bakorera amafaranga kuri YouTube hano batafite information zihagije. Kandi ikindi nta kuntu uzavuga ku kintu ngure kugira ifoto ukoresha, ngure kugira akantu ukoresha. Rwose jewe Irene muri ndaha ahantu uri, ndakwinginze rwose nongeye mbisubiyemo, umbabarire umwaka nturangire abantu mufitanye ibibazo. Ntacyo bimaze pe, ntacyo bimaze. Ikiza nuko hakabayeho ubwumvikane, tugakorana, tugakora amakorabo, wenda content yawe siyo nkora, tukagerageza kuzamura igihugu cyacu. Igihugu cyacu ntabwo twakizamura turimo turaryana muri ubu buryo. Ikindi rwose nisabira, nimba umuntu bita DJ Brian warareze Bosco, ubushize jewe narakwihamagariye umbwira ko nta kibazo ufitanye na Bosco, ariko tunyujije mu nyurabwenge. DJ Brian ahantu uri nawe ubitekerezeho. Ubwo ndi kuvuga kuri Bosco ko afitanye ibibazo n'aba bantu babiri. Rwose Brian umfashe nawe umwaka nturangira ufitanye ibibazo na Bosco urabizi neza ibyo mwamukozeho we n'umuntu bita uyu Jihad uzabakira Hospirian, nawe nubwo afunze Imana igumye mworohereze. Mwamukozeho ibiganiro muvuga ko uyu mugabo ari ikigarasha, muvuga ko uyu mugabo uyu Gasana ari nyirarume, muvuga ko ari musaza wa mama we, ukanda ari ikigarasha ngo na Bosco ari ikigarasha, mugira gute mumutesha agaciro? Mwabizi ko uyu mutipe yabuze abantu be bene wabo na mama we bose, ndetse na mama we bose muri jenoside barishwe. Arakubwira ati urwibutso washyingwemo rurahari buri kwa gatanu njya kubibuka. Nyaboneka ibi bintu nawe nubitekerezaho, wumve nawe umuntu yakubwiye icyo kintu ko bitakwagresa bikakutera ibibazo byo gutuma umuntu wabona ko kugeze nk'umwanzi. Rwose nawe iki kintu nuza gukurikirana ukumva ibintu uko bimeze. Rwose n'ibirego washyize muri RIB niba waranamureze ikintu bikuzemo, uhamagare Bosco mwiyumve. Uriya mugabo ntago ari umuntu mubi, ni umuntu wumvikana. Uyu munsi ugize gutyo ukavuga uti jewe Bosco ahantu uri ngwino twicare duhandoringa ibintu byacu birangire. Ikindi abayobozi b'urwego rw'ubugenzacyaha ugiye kubagarukaho, ndetse n'urwego rwa polisi n'inzego z'umutekano, twemera kudeshapo rwose nubwo mbatereye salute y'abasivile, batazamfata nk'umuntu rwose ngo reka da yewe bona bakarambikaho gutya. Iyi salute rero ngiye mbahaye no kubera ibintu byinshi mukora. Abantu bashinzwe umutekano aho muri hose, yaba ari ingabo z'igihugu, yaba ari polisi, yaba ari RIB, yaba ari DASO, yaba ari security services zigiye zitandukanye, zirimo aba top sec, zirimo nyinshi sinjya kuzigarukaho ni benshi. Abantu aho bahuriye bose, abanyerondo, irondo ry'umwuga aho riri hose ririnda umutekano mu midugudu yacu, ndetse n'abandi babafasha bafite ahantu bahuriye nabo mu by'umutekano, kudeshapo rwose ngiye mbahaye salute. Ariko sinzayifungirwa kuko ngende umusivile sinzi na polisi. Kamara ngarukaho cyane, mudufashe. Ibintu bibera muri social media ni byinshi, hari n'ibyo mwirengagiza pe ko Dr. Murangira Bitse umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ajya bitangaza. Hari ibintu mwirengagiza, umuntu iyo yatanye muramuhamagara mukamugira inama mukamusapotinga. Ariko nukureka mbasabe, nukuri mudushyiremo imbaraga, ntibitume hari umuntu wongera guhunga igihugu ari guhunga umuntu. Nukuri ngewe icyama ubushobozi nka RIB kanyizereka bati turwaye ubushobozi, cyangwa polisi bakanyizera turwaye ubushobozi, aba bantu uzajya ubahamagara ubungi. Ntago Bosco aba yaragiye,
uyu munsi Yago ntago bari hanze, uyu munsi n'undi muntu wese wagiye ahunze umuntu ku giti cye, ko ndahamya ko bose nta numwe yigeze ahunga igihugu cyacu. Mana yanjye gitemba amata n'ubuki, umuntu utabizi ahantu nicaye no kuntu nimereye murabibona ko itama ryanjye abona rye rimeze neza cyane. Igihugu cyacu kirimo umutuzo, kirimo umutekano, kirimo ikintu cyo kurya, kirimo ibintu byose, ni amahoro n'umudendezo. Abantu baba bagize gutyo ugasanga yakubitanye akantu n'umuntu kakamutera ikibazo agahita asohoka akagenda, mutandukanye ikintu. Hari n'igihe n'uramunega yifitiye gahunda zo gusohoka igihugu akagenda muri gahunda ze. Ese buriya mwari muzi ko buriya Bosco yari afite gahunda yo kwigira za Canada? Mwege ntabyo muba muzi. Bosco ashobora kuba wenda yabonye nibi bikubitiyeho akavuga ati none nari mfite itike yo kuzigendera, reka nigendera. Ashobora no kuba yagiye ku mpamvu z'uko wenda hari igihe aragenda muri gahunda ze, ariko akagenda nahunze n'aba bantu babona bamuteye inkeke, nabyo ntibyabura. Nkuko no magambo agenda agaruka wumva ko afite agahinda n'ahantu ari afite agahinda, avuga atari kuko wowe uramenenganishije, nta gitanda naragaho, ndi kuraraho, ndi kurara mu kageto, imodoka nagendaga ndi gutega utumoto. Ukumva ko main point yiwe nuko yahunze abantu, barimo Brian, barimo n'uwo Irene. Rero inzego zacu z'umutekano turabemera cyane, mudufashe nimwumva hari ikintu cyabaye runaka, vraiment mucyintervenemo hakiri kare bitararenga inkumbi. Numvise Bosco arimo arashinja abantu babagenza cyaha muri station za RIB ziri mu byaro cyangwa se mu branche, ngo hari ukuntu bakora. Ariko rwose reka mbabwire, umukobwa umwe agatukisha bose koko, kandi inzego ziratandukanye. Ngewe umuntu yarangiriye nabi nkabona ashatse kunyitundiraho bikabaho, nkazagira amahirwe yo kubona ukuntu inyugushura wenda simfungwe cyangwa se nanafunga azafungurwa, uwo muntu namureka, najye hejuru nkamurega rwose, namureka nkavuga uyu muntu yarampemukiye, yarangize gutya nkabisobanura. Ntabwo abantu bose bari mu nzego z'umutekano bose ari kimwe. Ikindi, ngewe ndi wewe Bosco nahamagara Dr. Murangira Bitsir, telefone ye urayifite, nimero y'umuvugizi wa polisi urayifite. Ngewe rwose nkuko mbivuze nahamagara umuyobozi wa RIB, Dr. Murangira Bitsir ufite nimero ye, umuyobozi wa polisi yizwe naguhamagaye, namuhamagara nkababwira nti ndarengana, ndatabaza abayobozi banjye rwose, mudushinzwe mu mutekano, mudufashe, mumfashe rwose, ngewe wemerewe nabi. Ntago Murangira Bitsir azabura kukwitaho, azagusubiza, azakubwira ati bimeze bite, azabyinjiramo. Ibyo byose by'ama corruption, by'amaruswa ashobora kuza avugwamo hariya nkuko byagiye bigarukaho cyane, yego birimo, ariko hari abantu badafite aho bahuriye nabyo. Ntago Murangira Bitsir ari umuntu warya ruswa rwose, ntago umuyobozi wa polisi ari umuntu warya ruswa, icyo ndakivuze. Ntago umuvugizi wa polisi yarya ruswa, ariko abo bantu ngewe mfite nimero zabo, ngewe n'umuntu uzanyinisha akanzanaho ibyo bintu, ngewe no kugira ngo mbabwize ukuri, urwego rwa RIB, urwego rwa polisi, urwego rwaki, abayobozi nanjye nimero zabo ndazifite. Cyetse nimuhamagara ntamfate kubera akazi kenshi, ariko nzanamwandikira message, nzamuhamagara ni nyakubahwa umuyobozi rwose merewe nabi, ibintu bimeze gutya, natanabiha agaciro ko nzaba namubwiye, wenda mbona icyo mera mvuga nibyo byose ntago yamfasha, ariko nzaba nayimubwiye. Na Bosco namukangurira rwose guhamagara, avuga ati muba rimwe mujya muri dosiye zanjye, hatazagira umuntu ujya gutya akabyivangamo, ugasanga mfashe gute, usanga ngiriye nabi, cyangwa se ugasanga ndaharenganiye, natabaza. Ariko wenda Bosco ushobora kuba wenda ufite gahunda yo kuba wenda wanagenda nibi bikaba bikubitiyeho, ndahamya neza ko aba bantu muziyunga pe, kandi muziyunga, kandi Imana izabifashe, izabimfashemo. Sinjya n'ukuri ntago nyankunda ibintu biteza ibisaga ugasanga biteje ibibazo. Ibi bintu rwose uzambabarire, Brian Kateka rwose n'umuntu bita Emirene cyangwa muri Ndahabirene, n'inshuti zawe zishobora kuza kubyumva zikaza kugeraho, uzambabarira abantu rwose mwiyunge. Ndiwuzera ntashidikanya ko ibintu bizabasawa. Nsoza rero ko ngiye gusoza n'umwozi ikiganiro cy'iminota mike, najya ngo mvuge kuri iki kintu. Umuntu ushobora kuzahura n'ikibazo cyo kurengana, akarenganywa n'umuntu, ntazakora ikosa ryo kuvuga ngo reka njye kwihanira cyangwa reka nkora ibi. Nubwo yaba ari umuyobozi umeze uti, azagenda ajya hisumbuye kugeza igihe ahawe ubutabera. Perezida wa Repubulika nyakubahwa His Excellency Paul Kagame, umubyeyi wacu,
akunda umuturage, nanjye kandi ndi umuturage, nawe uri umuturage, atazagira umuntu ukurenganya. Buriya nubwo perezida yazabimenye kera wararenganye byaragenze gute, igihe yabimenyera yarenganurwa mu sherme, yakurenganura. Twarabibonye, dufite ingero nyinshi. Dusoza rero ikiganiro, Perezida wa Repubulika hejuru cyane abayobozi namwe mwunge mu kirenge cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mudufasha abaturage. Nyamuneka rwose nitugumye bamwe gusufura dustragoringa. Abayobozi bacu rwose twemera dukunda, mudufashe rwose mugire mu kirenge cya Perezida wa Repubulika, mutuyoborere igihugu, mudufashe kutuyobora, mutwereke inzira twakanyuzeho, mutugire inama aho twatandukiriye. Kandi reka nkubwire, dukeneye ko igihugu cyacu kiba nka Singapore, kandi ikintu kizabidufashamo nuko tuzahuza nk'abanyarwanda tukunga ubumwe. Ndashoje, reka mbifuriza gumya kutuba hafi ibiganiro byacu bya Day to Day TV ndetse na Novo Empire. Mugumye mutube hafi, tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Ciao ciao.